Rayon Sport ku murongo wa telefone turi kumwe na president wa Rayon Sport bwana Murenzi Abdallah mu kiganiro cyihariye agiye guha Radio Rwanda. President mwaramutse n'amahoro? Mwaramutse neza kwizigira Axel n'abandi mwese muri mu kiganiro. Reka mbagoye bagusuhuze kugira ngo umenye ngo ni bande. Hano mfite Rugaju suza president. President, félicitations. Rigani rakoze cyane. Mushinga mwarawumurikiye cya gihe ariko nasanze abonye umushinga utarimo kugenda ugerwaho. Oya, naremeye hariya naravuze nti meya wanjye w'imyaka 10 hariya za Nyanza imvuga iracyari ingiro. Narebye ibyo mwateguye na directeur n'umutoza rwose presentation uko mwakayikoze Rayon Sport mwazanye ari urwembe nkuko mwayimbwiraga narayibonye rwose. Ureri biri imbere byo ni ibindi bindi. Kari akanyuzo mu rurimi rusanzwe ni nko kubonja uguhaho gato ngo banze wumva uburyohe. Ni status ibyo kurya bitetse neza biri imbere. Ntago biraza ariko turagenda tuvunguraho gake. Félicitations kabisa mwagize kafanziza rwose. Rugangura nawe ari hano. Yego. Yes, Rugangura. Yego president, assalamu alaikum Juma Mubarak. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Juma Karim. Hano ndi kumwe na n'umujene wayoboye yiga muri Christel wabo yabaye umugabo yitwa Iberi nawe nagusuhuza. Waramutse neza president. Ibe uraho neza? Ndaho ndakomenda kwibuka Nyanza. Mwako sinabura kugashyira. Rwose twari igikombe 2013 nari muri Christel wa umurindi w'abareyo narawumvaga ndi muri Doro. Urumva na 2026 rero urumva uracyaha. Azawumvira i Kigali. Uramufite hose. Yego president, reka dukubite tubangura. Duhera Rugaju yaravuze ibyishimo by'igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026. Ntabwo twigeze twumva imbamutima zanyu president nyuma yuko mwuganye igikombe. Mwakuyemo ayahe masomo mugiye kubakiraho mwubaka Rayon Sport itanga ibyishimo? Murakoze ngira ngo abanyarwanda bose iriya tariki ni tariki zahora ku mitima nyine yuko uriya munsi abanyarwanda baraye neza. Ndahamya neza ko atari abareyo gusa n'abakunda umupira muri rusange ibyishimo byabagezeho kuko kiriya gihe numva byari ishema ry'abanyarwanda gutwara igikombe cy'umukuru w'igihugu cyacu kikaguma mu gihugu ahangaha kidatwawe n'ibihugu by'amahanga. Ariko nk'abanyarwanda nk'abareyo by'umwihariko byo ni zari inzozi z'igihe kirekire. Igikombe twari twaragikuye hanze twagerageje ni ukwezi kurimo ibikorwa bitandukanye ariko tugana ku rugendo rutuganisha mu matsinda ya CAF Confederation. Dufite match ku cyumweru tuzakina na Masare United ku cyumweru saa 12 kuri Pele Stadium. Turasaba abakunzi bacu bose mu ntara bari i Kigali tuzaba turimo kwishimira igikombe twatwaye. Hazaba harimo ibikorwa bitandukanye, tuzanashimira abakunzi bacu, harimo abo tuzaha impano. Murabona uriya mwambaro twakinanye kuri finale watwaye kiriya gikombe. Abakinnyi barifuza guha impano abakunzi ba Rayon Sport. Harimo abazagira amahirwe rero, umwambaro nk'uwa Kameni, umwambaro nk'uwa Daniel, umwambaro nk'uwa Kabange, umwambaro nk'uwa Dande, ku buryo buri mukinnyi azashimira umufana uzaba wagiriwe ubuntu cyangwa amahirwe. Bizaba bimeze nko mu buryo bwa tombora, akamuha iriya mpano, umuntu akawubika akavuga ati mu buzima bwanjye mbitse umwambaro waduhesheje igikombe cya Sekafa. Murabona hari aho mugomba kongera imbaraga. Rero twabonaga mutangaza umukinnyi Mohamed Ouattara. Birahagije cyangwa hari izindi ntwaro mwakongeramo kugira ngo ukwezi kw'abashampiyo kuzaba ukwezi kuzarangwa n'ibyishimo ku bakunzi ba Rayon Sport?
intwaro zatwaye sekafa zagaragaye yuko zihagije, ariko iyo urota binini, iyo utekereza binini ntabwo urekera aho ngaho, kuko sekafa yatweretse yuko abatekinisiye batweretse ko dukeneye kongeramo abakinnyi 3 byibuze. Umwe mwaramubonye muri defense, ni igishyitsi kije gufatanya n'ibindi kugira ngo dufunge izamu na bya bitego 2 muri sekafa batwinjije bitazongera kwinjira. Noneho ngira ngo hari aho mwagiye mubona dutsinda 1, 2, ubu turashaka kuzamuka umubare ugahera kuri 4 kuzamuka, ariyo mpamvu tugiye kongeramo abandi bakinnyi. Abareyo bitegure yuko bikunze uyu munsi hari indi ntwaro turi bwongeremo ikomeye cyane ya kirimbuzi, ndetse n'indi dushobora kongeramo uyu munsi cyangwa ejo. abo bakina muri iyo myanya perezida ntabwo uciye mu ijambo, abakinnyi babiri umwe akina mu kibuga hagati, undi ni umwataka. ko twifuzaga ko buri departement tugenda twongeramo imbaraga. Umuntu yavuga muri mediane twarahabonye ubu colonne vertebrale yacu twongeramo undi mukinnyi umwe n'undi imbere, ku buryo turinda izamu bihagije tukanasatira izamu bihagije. Ibyo byose ariko ba perezida tufite amakuru ko mugomba kuba mwatanze liste bitarenze tariki 15 n'ejo kuwa gatandatu. Abo bakinnyi babiri murizera ko mushobora kurara mubatangaje ku buryo ejo bazajya kuri liste bazakina confederation? Ngira ngo igisigaye ni ukubatangaza, naho ibindi byose by'ingenzi biragaragara ko bitabaye ibyanga Rayon Sport ko yitwaye muri Sekafa ifite n'amahirwe yo kwinjira mu matsinda ya CAF Confederation Cup dukurikije tombora mwagize, nubwo nari amakipe nyine bafite ko yitwaye mu bihugu byayo. Mu bakinnyi bavuze numvise utavuzemo Rutahizamu wakomeje kuvuga hagati cyane. Niba ntibeshye haba harimo na Rutahizamu muri buzane, niba ntabyumvise nabi. Muri babiri basigaye harimo umumediateri cyangwa se umukinnyi wo hagati na Rutahizamu, ngira mwarabibonye. Kameni n'abandi bataka dufite bakeneye indi profile. Wenda nkawe riganura byumva neza profile dufite. Abatoza bagaragaje ko dukeneye indi profile ikina imipira yihuse imbere y'izamu. Ubwo byose ni muganira n'abatoza bazabibasobanura neza, ariko abavugaga yuko hafi ya Kameni hakeneye undi muntu umudahusha imbere y'izamu. Uwo nawe rero ndumva twamubonye, kandi ni profile niyuzuzanya na Kameni bizaba ari urundi rwego. Ubwo hakaba hari na ba Mubaraka, hakaba hari na ba Sumani. Murumva yuko mu gihe twajya mu bisi rero abareyo bari kuvuga bati Beka nk'umufatanyabikorwa ngo yiteguye kugurira ikipe bisi. Abandi bati na Airtel nayo irashaka kugurira Rayon Sport bisi. Harahoza atabye akaba atari ku rubuga rw'imikino mwe ntimwashaka ukuntu mwikusanya namwe mukagurira ikipe bisi. President ngo bisi zabaye nyinshi mwabuzaho muzikwiza, bimeze biti bya bisi tutarakira yacu y'urubuga rw'imikino? Zibaye nyinshi byaba byiza, kuko dufite ekipe y'abagore, dufite ekipe z'abajene, z'abatoya, dufite na Rayon Sport y'abagabo. Bisi niziba nyinshi, buri kipe izagira ekipe yayo, kubera ko izo ekipe n'ubundi tuzikodeshereza amabisi. Nk'ubu dufite bisi itwara abahungu, dufite bisi itwara abakobwa. Buri wese uzayizana tuzayakira, ariko abo bafatanyabikorwa bose turi mu biganiro duherukana na Airtel muri iki cyumweru gitangira. Nuko twahanye iminsi 45 nyuma y'ibiganiro twagiranye, ariko n'ibiganiro bya bisi na Beka, kuko Beka ni uburyo murumva dufite ekipe y'abakobwa ikomeye, murabizi tugiye no gukina Sekafa.